Imikino yo mu nguni ni imwe mu bikorwa by'imikino y'ingenzi abana biyoboramo mu mashuri y'incuke. Buri munsi abana bagomba gukinira mu nguni cyangwa mu bice. Nitwa Galliane wo muri Twiga Dukina. Muri aya mashusho ndaza gusobanura imikino yo mu nguni. Imikino yo mu nguni ubundi ni iki mu by'ukuri? Urugero, ishobora kugaragara gutya. Abana bakinira ahantu hatandukanye mu ishuri, bakora ibikorwa byinshi bitandukanye. Ese urabona ko abana bose bashishikaye? Buri mwana wese arahuze, akina kandi yiga. Imikino yo mu nguni igomba kumara isaha yose buri munsi. Tubariyemo n'igihe cyo gutunganya aho bakiniye. Integanyanyigisho ishingiye ku bushobozi iteganya ko imikino yo mu nguni itangira saa 2:50 igasozwa saa 3:50. Ariko ushobora guhitamo ikindi gihe kikunogeye bitewe n'imbogamizi uhura nazo. Integanyanyigisho ishingiye ku bushobozi iteganya byibuze inguni 6. Aha birumvikana ko izindi nguni zishobora kongerwamo. Reka turebe kuri buri nguni. Inguni y'ibitabo. Nubwo abana hafi ya bose mu mashuri y'incuke baba bataramenya gusoma inyuguti, amagambo cyangwa interuro, ariko bashobora gusoma ibitabo. Biga uko bafata ibitabo, uko bahindura impapuro, bitegereza amashusho bakamenya inkuru. Basangira ibitabo bakaganira ku byo babona. Bunguka amagambo mashya ndetse n'ubumenyi bw'ururimi. Mu nguni y'indimi muri iri shuri, abana bandika inyuguti bakoresheje utubuye duto cyangwa ibishyimbo. Bakoma amashyi bigana imigemo y'ijambo. Urugero, bandika bandukura amagambo bakoresheje imifuniko y'amacupa. Bakora imikino y'amacenga y'inyamaswa zo mu ishyamba. Birumvikana rero ko abana bashobora gukora imikino myinshi ijyanye n'indimi. Muri iyi nguni y'imibare, abana barakina imikino. Barimo guhuza utudomo turi kuri dayisi n'umubare w'inyamaswa ziri ku ikarita. Barimo gutondeka inyamaswa bava ku nini bajya ku nto. Aha birashoboka ko ejo bazaba bakina indi mikino y'imibare. Mu nguni yo kubaka, abana barubaka. Bashobora gukoresha ibikoresho byose, amatafari akoze mu biti, ibikarito, uducupa duto twashizemo ibintu, amatafari n'ibindi. Ibi bibafasha kumenya ibitekerezo by'imibare nk'ibinini n'ibito, ibirebire n'ibigufi, ibiremereye n'ibyoroshye, ingano n'ibindi. Bibafasha kandi mu bumenyi bw'ururimi, gusabana basangira kandi bakorera hamwe, gushakira ibibazo ibisubizo ndetse n'ubushishozi, guhanga udushya, kwigirira icyizere, kwihangana ndetse n'umuhate wo kongera kugerageza. Mu nguni yo kwigana, abana bigana abandi. Urugero, umwogoshi, umucuruzi, umubyeyi, umukozi wa banki, umuganga cyangwa se umuhinzi. Bitoza ubumenyi bwo kubaho. Bifasha abana gusesengura amakuru ndetse n'ibyo basanzwe bazi. Biga kumenya no gusobanukirwa isi bakikije. Ni uburyo bwo kwimenyereza kubaho wenyine ndetse no kubana n'abandi. Byigisha abana uko bashyiraho ndetse bakanahindura amabwiriza, ndetse no gufata umwanzuro w'igihe cyo kuyobora no kuyoborwa. Muri iyi nguni y'ubugeni n'umuco, abana bashushanya inyamaswa bakoresheje ingwa ku kibaho. Bashushanya inyamaswa bakoresheje ikaramu z'ibiti. Bahanga inyamaswa mu bikoresho karemano ndetse bagakora inyamaswa bakoresheje ibumba. Nk'umurezi rero urabona ko ukoresha ubuhanga bwawe ugahanga udushya kugira ngo utegure ahantu ho kwigira hashimishije, hari n'ibikoresho bihagije ku buryo abana bakina imikino myinshi itandukanye. Ibikoresho byinshi bishobora kuboneka aho abantu batuye. Ni gute wamenya ko abana batera imbere mu byigwa bitandukanye? Ni ngombwa cyane ko abana bagira ubwisanzure bwo guhitamo imikino bashaka gukina. Ubwo rero ni umwana ugomba kwihitiramo inguni, si umurezi. Niyo mpamvu yitwa imikino yo kwiyobora. Umurezi agenzura aho abana bakinira. Iyo abana bakinira mu nguni imwe buri munsi, umurezi agomba gushishikariza abana kujya no mu zindi nguni. Kenshi usanga abana bihitiramo indi nguni nyuma y'igihe. Iyo abana bakinira mu nguni bihitiyemo, baba bishimiye cyane kwiga no gutera imbere. Abahungu n'abakobwa bakinira mu nguni zose. Urugero, shishikariza abana b'abakobwa gukinira mu nguni yo kubaka,
Abahungu nabo bashishikarize guteka. Imikino yo mu nguni ese ikinirwa mu cyumba cy'ishuri cyangwa ni hanze y'ishuri? Niba hanze hari umutekano kandi nta byakwangiza abana bihari, umurezi ashobora gutegura zimwe mu nguni hanze, nk'inguni yo kubaka. Gutegura imikino yo mu nguni hanze y'ishuri nabyo ni byiza kuko bishobora kuba igisubizo igihe icyumba cy'ishuri ari gito cyane cyangwa se umubare w'abana ukaba ari munini. Zirikana, niba abana barimo gukinira hanze, ni ngombwa cyane ko bagenzurwa bihagije. Uko inguni zigaragara. Ku murezi n'abana birafasha iyo buri nguni ifite izina ryayo. Andika izina ry'inguni riri kumwe n'igishushanyo ku ikarita, ubimanike muri buri nguni. Ni ngombwa ko itsinda ry'abana ritaba rinini cyane. Abana bakeneye kuba mu nguni zose. Ubwo rero abana 10 ku bitabo 4 ntibishobora guhura. Ese hari umubare munini w'abana? Tegura inguni zirenze 6. Utegure imikino itandukanye mu nguni imwe ku buryo buri mwana abona icyo gukora. Abarezi bagomba kugenzura imikino, ariko abana nibo ba nyir'ukwiga. Nk'umurezi rero ushobora gukinana nabo, ukitegereza ibyo bakora n'ibyo bavuga. Ushobora kubaza ibibazo bishimishije kandi byagutse. Iyo ari igihe cyo kubika ibikoresho no gutunganya aho bakiniye, umurezi ashobora gukoresha indirimbo cyangwa se injyana kugira ngo abana bose bamukurikire. Urugero: turangize muhagaruka dushire byose hasi mwifate neza. Umurezi ashobora gukoresha injyana ye yihimbiye, ariko ni ngombwa kubikora buri munsi mu buryo bumwe kugira ngo abana babimenyere. Iyo warangije kuririmba indirimbo, uha abana amabwiriza y'uburyo bwo gutunganya ndetse n'aho gushyira ibikoresho. Abana inshingano bashobora kugufasha. Bigisha uko bategura ibikoresho bagendeye ku bwoko bwabyo, banagendeye ku nguni. Ntubivange. Inama ya nyuma: tegura ahantu mu ishuri ho gushyira ibikapu by'abana, imipira yo kwifubika n'ibindi bintu byabo. Ntabwo abana babigendana umunsi wose kandi bagomba kuba nta kintu bafite kugira ngo babashe gukina. Ndizera ko aya mashusho yagufashije gusobanukirwa uburyo inguni zishobora gutegurwa. Waba ukeneye gutunga iki gishushanyo cy'imikino y'inguni mu ishuri ryawe? Birahari kandi biragurishwa. Sura urubuga rwanjye rwo kuri murandasi ubone amakuru ahagije. Kandi ntibagirwe gutanga ibitekerezo byawe kuri aya mashusho mu mwanya w'ibitekerezo hasi.